Kimwe mu by'ingenzi wabura kikabangamira igice kinini cy'ubuzima bwawe ni ukwambara. Twese turambara, ariko dutandukanira mu kwambara neza. DC bisobanura David Clothing Limited ni igisubizo kubifuza kwambara neza. Tubadodera kositimu nziza cyane ku bagabo, tubakorera za bakozi nziza muri gukunda muri benshi. Tubakorera kandi imyenda y'ibirori. Tudodera ibigo bitandukanye, amahoteli, ibigo by'amashuri, amakorari n'abandi benshi. DC nitwe twambika ibyamamare bitandukanye, abahanzi, abakinnyi b'amafilimi ndetse n'abandi. Waba uri kure, wohereza ifoto yawe gusa tukakudodera imyenda yawe ikakugeraho aho waba uri hose ku isi. Tudoda n'indi myenda yose tutavuze. Unafite design urayizana ukatwereka ifoto. Kandi tugira gahunda, abifuza imyenda yuzuye namwe irahari. Dufite shop irimo icyo wakenera cyose, n'amashati meza ya made in Rwanda arahari. Dukorera i Kigali mu nyubako ya Chic. Waduhamagara no kuri nomero 078 50 79 72. Iri no kuri WhatsApp. DC icyubahiro cyanyu kiri mu biganza byacu. Wow. Sinabonye kubona tabinayi. Usanya mutamazi. Cha tuzasangira ibindi ndi kubivaho pe. Iyi misi twabivaho twe. Bigangweho. Sikuzi nsigaye numva ari se rinuka bro. Ibintu byose That reminds me. Ubundi akushiranye n'abandi byaragiye kuvuga. Nyine cyera ngiye kuva buri bintu byose no muntu byishiramo. Kuri itabi n'inzoga numva ari cyo kintu nyine gikora ku mutima ariko tabi bararetse kayo. Akenzoga ntari. inzoga bura ntari neza si. Tuba tugira umunezero. Mukanasuzu cyangwa batwiki. Yarabiretse. Arariretse cyangwa ararijimije? Yaba yarariretse. Cyeta arijugunya nibwo namushira. Dorona atazimije ngo abike. Aboy. Nike. Unzi se babwiye ko abatoragura mu nzira bageze hose. Wowe n'uburara bwawe wabuze umukobwa utereta. Wabuze basi no mubeshyanya. Nyereka nkubwire. Shaka umukunzi pe. Kubera ko iyo tugeze muri moment z'abantu bakumungana. Bakundana. Oya nk'urugero bakundana. Baby ntukonje. Ubundi ari nk'utuntu watabazi. Kuko nyine uracyaraho. Sema ubu nibwo byibutse ngo murakundana. Cyangwa werekeza abakunda. Ubu nibwo byibutse ko hari imbeho. Jimba nabikoze. Wewe kutamuruse byuza ngo kuri gentle. Kuryambaye se wowe kutabigize. Ubu mfite inyenye bazavuye mu indi gihe. Reba uko urukundo rukora. Like this. Ibyo bintu uzabigera burya. Oya niyo tugeze muri ibanga ry'abakundana. Uratubangamira pe. Kubera ko usigarana irungu ukatubangamira. Mwigeze mushaka ko murandambe muri make. Indubwo ko tukurambiwe. Turarambiwe kubona uri simba. Okay, mwe muzajye mukora ibyanyu nzajye enjoying view. Uzajya uzubindorereza. Ntabwo njya wifuza ntabwo byasa. Abona narababuze. Barihe ko bizi kumaza amezi 3. Ubu umukobwa muzahura zizaba zinuka. Iki? Hapo wasanga akoresha gasabuni. Sabe na urumwana mubi. Urumwana mubi bebe. Natavaye. Bari example. Mwinshuti. Bari example. Example na bene wanyu. Basi wabuze n'ubuto nyabugo. Oya. Cyangwa se akabari tujyamo ibyana babiri mushaka. Ase bira byose byambaye ko byavutse. Ari amani. Nje muri kusaba mukunzi muri kunsaba kuryama. Betu gusaba kumariro. Tera intambwe nyine utwereke icyo ushoboye. Jewe nimba ro kwijoro rimwe sinambura na. Nagusha kwijoro rimwe. Okay, urashaka? Wibihe byose. Ni kubavanye. Oya. Ni cyo muvuze muvuze ko mwandambe. Indaho yo kwakurambiwe. Umve ko yazanye wa mwana tukamubwira ati uyu mwana rero kubona iniforme ntabwo byakunda
no mbimubwiye ngo amuhindure byibuze amujyane muri Sunday school arabyanga ngo umwana ngo niba ashaka kuza muri korali yacu ngagomba kuza biba amatiku ibyo bintu ntabwo bibaho umwana mutoya arerwa n'abana bangana korali yacu se niyo abantu bakuru nanjye nicyo namusobanuriraga rero ntabyumva noneho uko namusobanuriraga we ntabashe kubyumva ahubwo akavuga ati byaruta twe tukajya twakiranga abantu ngo bafite amafaranga ku buryo babasha kubona iniforume ariko avuga ati ibyo ntabwo ari mu murimo w'Imana ibyo ntabwo bibaho ntabwo umurimo w'Imana ugomba kuranga uyu ni umukire uyu ni umukene no way dirijante ibintu abakora ngewe mbona atari byiza sha perezida ni ukuri kw'Imana dufite umurimo ukomeye wo gusenga dufite umurimo ukomeye wo gusengera korali yacu wumve ko nanamubwiye ngo ashyireho umunsi wenda twajya duhuraho twese tugasenga arabyanga ngo uze ngo twahurira he ngo uze ariko ibyo ngibyo ni inshingano zanjye nawe nka perezida na perezidante yego ni twebwe ahubwo dushobora kwicara tukabata abaririmbyi dufite reba bariya bose ba Claire ba Kamana bose baboneka kuwa kane kenshi no kuwa gatanu twahita kuwa gatanu dushyizeho amasengesho yo kwiyiriza ubusa buri wese ahari mu kazi none nijoro turari mu cyumba cy'amasengesho ahubwo sinari mfite igitekerezo nta kuntu twashyiraho wenda nk'agasanduku k'umusanzu ariko ntidushyira umusanzu ni ngombwa kuko rero yakenera ibintu byinshi ariko tuze gushyira muri rusange dore tubana n'abantu batishoboye benshi muri korali imwe tudashyira amafaranga batashobora kugeraho kubona sibyo wenda buri wese akageza mu 500 mu kwezi uriya munsi waba mwiza w'amasengesho wenda tukembera Imana cyane tugasengera n'ibyo bintu byose tuba dukeneye kuko urabona dukeneye n'ifomo sibyo n'inifomu gusa na sorute yagiye dukeneye no gupanga sorute cyangwa tukanasora n'indirimbo tukagenda tugira iterambere rya korali nabonye ko dushobora gukundwa mu minsi iri imbere byibuze n'abantu badusura tukabona n'icyo tubaye cyaze wa mana ari kudutera iteka ni ukuri kudutera iteka dukeneye gusa wa mana ni ukuri duha ubutunzi duha iterambere mu buryo bw'amafaranga ahubwo kamubwire ahubwo wenda utarajya aho ngaho akanya hari ahantu ngiye kujya ni umuntu ngiye gusengera yansabye nyine yampaye icyifuzo cy'uko namusengera ngo yabonye ukuntu nsenga yabonye ukuntu nyine mba ndi mu kirere cyangwa wabisengeye ntabwo nabisengera nuko nabanje kubareka nzi bikubwire mubwire n'uwo muntu ibyo ntacyo bitwaye ni amahirwe Imana iba iri kuguha yo gusengera abandi bantu ariko ntukajye gusengera umuntu utabisengeye ngo ubaze n'Imana niba biri mu bushake bwawe uzi ko hari umuntu ushobora kubwira ngo ngwino nsengere ari umutego yaguteze afite za mbaraga z'abarangi aho ntabwo byakunda kuko nsigaye nsenga nanjye nkumva Imana iri kunyumva ako jya ubanza ubisengera ejo bundi natimbuye umudayimoni w'ahantu nari nagiye gusengera ariko nagizeho ubwoba gusa Imana yampagazeho ngira imbaraga ndasenga ndirukana mu izina rya Yesu mbona kiragiye ita numva ndakomeye muri njye Imana iri kuguteza imbere akoreka dusenge ikuvuye hano basi dusenge gusengera nta kibazo dusenge dusoma iri jambo ni Zaburi ibice 42 umurongo wa 2 reka duhere hano nk'uko imbarakazi yahagizwa no kwifuza imigezi niko umutima wanjye wahagizwa no kukwifuza Mana umutima wanjye ugirira Imana inyota Imana ihoraho nzaza ryari ngo ngaragare mu maso y'Imana amarira yanjye niyo yambereye nk'uko ibyo kurya ku manywa na nijoro kandi bahora bambaza umunsi ukira bati Imana yawe iri he Mana uri he ndumva twasengera muri ijambo ry'Imana tukayibaza ati koko Mana batubaze ngo uri he Man, just straight. Just straight. Vuga ikintu ushaka kubwira umuntu udaciye like ninywera inzoga mani n'ibindi uko nundi mbikubwiye nundi ubona bizi wanseka ibyo ngiye kuvuga ariko ndi umuntu wawe kuguseka n'ubundi ntabwo gaba ari ubwa mbere reka ndaseka untego mani washatse isi
mugakora igirwe mugabana umugore n'umugabo ariko mwabaye muri mu biki ubu imyaka niba 3 mukunda hari undi uzabona cyangwa ntabwo umubona nk'umugore Mike kamubwiza ukuri sibyo ntabwo ndaba tayari plus nayisimbi nawe ntabwo araba tayari ku buryo twashingirwa cyangwa twakora ubukwe bro reka twiye tubanze twiririze sicyo cy'ingenzi ubuse tayari uvuga cyangwa ikibanza tayari uvuga ufite akazi keza uratuyoboye muri company urabizi sibyo simbura wese ufite ntabwo umukobwa w'ibintu ufite amafaranga kandi aragukunda muvuye mu bintu by'inkunda rubyinshaka kandi njye simvuga ndavuga ndakumenyesha ko ibyo bintu aka kanya bigoye nta n'igitekerezo cyabyo ndatangira kugira icy'ingenzi nuko tumeranye neza ntacyo mbura ntacyo abura reka turya isi turacyari bato ubuse we nta gahunda nta na rimwe ajya kunyuzamo ngo abikubaza ko muzi siko wagira ngo waramwibagiwe ndamuzi ariko buriya rutumamo nkinga nyine nk'abantu bakundana turiniga ariko murabura se ibintu bya njya mbona iyo twibereye gutya nyine ibintu byose biba byarangiye nta kindi tureba twe yakwa ni mwibanje ushaka ngere nsoma zikwice kavunwe ntabwo abantu mwabitekereje njye ngikora barankwana mwandambiye gusa mwese muri nkunda rubyina iyi couple yanyu ubundi iyo mwibera nk'aba best gusa nimuze gukunda best bwo burago Sima nyine muri nkunda rubyina cyema mbemba mbatekerezaho nta gahunda kanya ntaye simbi nta gahunda ya konze mujya mwihakabyizi nk'umuteye naye nditangiye kujaho itangiye ku asereka nkubaza isimbi n'ubwenge bwe uzi kunari acanye ku maso urabona isimbi ari umukobwa watera inda akemera sinzi ko iyo nda byakunda nyine bose ntabwo babiteguye shamane inda zizo zitateguye ako cyakora uko mumubona ya isimbi ntanda namutera ngo yinjire aho kujya muri ingumba come on bro nizo nonga ngo namutera gute ndabizi isimbi n'umurara umva azi kwikingira azi imiti yose ibaho n'ipfuye amaso n'uburyo yabigenza azi ibinini yabikoresha ariko arya umuntu abyibagira bra none nayemo murajya akantu mwasi ibyo biganiro tubiveho sibyo twaje kuruhukana izo business ndetse zishyize ku ruhande Now we are going to talk. Mwana kuna mbe umuntu ugiye muri exploration. You see? Hey. Now wow. Mutapinga muri screen, please guys. Now what? Your baby girl needs the likes. Your baby girl needs the love. You see? This thing is not good at all. Thank you. No, number 11. Bakozi. Unaona. Oh, thank you. Thank you. Mwah. Como tá focus? Leo nigende.
Ngimyenda yanjye ntabwo mwayikunze. Thank you. They said, no, come on. I'm not a mom. I'm just a baby girl who need a love. If you know, you know. Oh, guys, I'm tapping in my screen. Thank you, Shani. I'm tapping in my screen. I'm tapping. Thank you, Mama. Thank you. Guys, my invitation in the camera, please, because now I need to do something little quick. I'm going to dance for you. If you know, you know. Thank you. But see my outfit, guys. See my outfit. No. ukuntu nirirwa mpangana na bariya batirija subisa harya ko ndi president ndabizi bariya bana turirimbana bazana imbyino zo mu kabari bakabyina ntabwo ujye ubibona ndabibona cyane ndahagaze ko dufite ibisirimba ko dufite imbyino z'abana b'Imana mu rusengero kukimuza ukabona umwana aramanutse karaga amabuno undi Yesu Kristo ndabona nk'ubiro nawe urabibabwira ntibabyumve oya Claudia nukuvuga ngo biriya bintu bitwara gake ubitwara gake ukagenda ukabaganiriza ariko igihe kikaburi igihe kiragira bagahinduka oya babizana mu rubyiruko no ukagenda ukabona nta nubwo we guhimbaza yo ku mutima bari byiza iyo aba babikoraga wenda bakavuga ati kunya tujya kubikora mu kabari no mu kireka tubikorere hano mu rusengero ako bafite umutima uciye bugufi wenda nibyo bikazajya binduka ariko ngewe uko mbabona neza wagira ngo akabari bakimuriye mu rusengero ndafuka pe buriya reka nkubwize ukuri iyo babikoze ariko bakabikora babikoreye mu rusengero buriya bari byiza bitandukanye nuko babikorera mu kabari kuko byanze bikunze umunsi uzaba bazafatwa gufatwa mvuga si ukundi nyine Yesu azabafata Yesu azabafata buriya abafatire mu rusengero kuko bahari hari abantu benshi nzi bagiye batangira bakaza hano kuri YouTube akaza atangira ngari gukora ibisirimba nyine azi ngo ngari mu mikino ngo abone amafaranga ariko byagiye birangira bakijijwe ndabazi benshi bakijijwe abo rero bareke ndabizi neza bazakiza nshumusaga nkumva ngende gufuhira ntabwo byabura Claudia ndabizi ariko humura nanjye ntago mba ntuje mba ngenda mbigisha buriya iyo barangije ngenda ku ruhande nkajyana bake nkabaganiriza kandi bazahinduka oya nese ubwo naba ndi pasiteri nyabaki pasiteri ntabwo nabura kwita ku bintu babiri kuberamo hariya sha ahubwo se ariko uzi ko nakuboneye akazi ariko nakuboneye akazi cyangwa buryo ubona ubugira ngo simbyitayeho se no kuba uhari udafite akazi oya papa njye nta kazi nshaka akazi n'akazi kandandukanye n'umurimo w'Imana urabona njya mu cyumba cyo kuwa mbere nkajya mu cyumba cyo kuwa gatatu nkajya mu cyumba cyo kuwa gatanu no ku cyumweru kandi kuwa gatandatu mfite repetition ako kazi karaza kandandukanye n'Imana no kw'Imana oya naringize ubwoba waruvuze ko papa nta kazi nshaka ngira ngo ni ibindi ariko niba ari ibyo uvuze byo icyo cyo ndakigusobanurira none se akazi utekereza ko abantu bose ubona basenga cyangwa se natwe ntago dukora none se usindi pasiteri none se ntabwo nzi simfite atelier zidoda imyenda simfite ibiki ntabwo twododa imyenda tukohereza hanze muri Amerika ntubizi none se waba uri pasiteri ariko we ntabwo ugenda wicare ku mashini ngo idode nuko ufite abakozi oya ndadoda rwose ubwo se ejo bundi wa mugabo azanye ikoti yavuze ngo ikoti ryageze akabazo ntabwo ari njye barikosoye ntabwo wabibonaga ya Claudia rwose akazi gusenga ntabwo byakubuza gukora akazi rwose ndabizi neza akazi uzagakora kandi uzanasenga ninjye senga y'abantu badakorera oya rwose no kuvuga ngo akurabizi ko ihene mbi ntawe yiziga nziza n'inzizi itiba ibyo ndabizi none se ngiye nka papa uzi ko nagushakira ahantu habi no kuvuga ngo Claudia byumve neza umuntu ugiye kugukoresha ni umusore mu boss wawe ni umusore ni umuntu witonda ndamuzi yakuze mureba nanjye ntabwo napfa gushakira akazi ahandi aho hose
kandi ikintu cya mbere namubwiye ko umwana wanjye akunda gusenga, arabizi, azajya guhereza umwanya ujye gusenga rwose. twaje kujya twaje kumaje kundesha Sifite ikibazo kimwe gifite ikibazo cyawe. baje muri pause tuvuye mu kazi tuje kujya dusoza ni muri Bro. Ntabwo ari twe turi gusaba. Tutegereje ko bagusaba. icyo mujyanye duri umujyanye yo kandi ariko nanjye aho nzagira umukunzi bro, ibyo mwigira aho nzagira umukunzi musambura umva muri toilette na postinze muri kwe na postinze mu muhanda na postinze nzabica Natwe tugiye bya. Nazi. ntabwo mbikeneye ntabwo mbikeneye Wino. ntabwo mbikeneye Wino n'ibyo uyu ni inshuti yacu yitwa Mike. Nta mukunzi agira. Umugabo uri singo muri ubu buzima. nta mukunzi wawe nta mukunzi w'izo mbuga nkeneye. Tuzatereka umukunzi wawe dusanga ko tunakushaka. Ako si bana muri telefone ntabwo bamwana ngo umuntu. Ese bayiga nyine abone zo uvuga ko kujya bagurira abo cyangwa se umuntu nyine w'ubwenge w'indani wandani inshuti yabinshuti Ushaka kuntera gatatu. abandi nkawe barahari Abandi bari n'abahari. Ntabwo bibaho. Ni abantu bahuzizanya umwe. Kandi bizashira dusa we nande. ibyo nigire bizashira dusa we nande gusa. Abantu bose bari single ni baba bavuga kuri aya mashyaka. Navuze Mike. nese basengere bari ngo basebe tuyere bino bintu ko mirambe yose dukora akazi tugiye mu gukora akazi Nakuzana shaka. Umugabo uri singo. Yes. Mike. Ça va? Je vais. Vous allez. Ici. Mange. Ok. Nari mbazaniye umushyitsi. je suis mu kazi Akora ikorera. Ok. Uyu mushyitsi rero nzanye ni umukozi mushyashya uje muri kampani ukora nawe akaba yitwa Claudia. Okay? Yeah. Umwakire rero umushyire muri groupe yanyu mbere yuko ari umuntu wanyu umufashe mu buryo bwose bushobotse. Claudia, aba nabo ni abakozi uzuza usanzwe. Ikibazo cyose uzagira uzaregere umusobanuro ufashe hospital. Yeah, yitwa Mike. my name is Mike Uyu nguyu yitwa Shem. Uriya yitwa Isi.
yose. Okay? So rero uyumve mu ikaze rwose umenye ikibazo buri kimwe cyose bazagufasha n'abana beza usibye uyu niwe ugira akavuyo ariko nyine zagucangura nawe ucangura. Okay? So rero shema zadokemerase ntacyo ngiye muri ofisi urasagusiza rero. Okay? Isi wibuke ya appointment y'ababa Rwanda. Mike, zaje iperereza kuzageza. Sa ubwo ibindi tuzaza kuvuga. Okay. Turakwishimiye. Umufasha? Yego. Twari n'iki? Ndagutabaye mu ntoki z'ubutaka. Kandi wari muri Yes. ntumbye mufata utanze Akayakaneza. Iyo ubuye imisoro. Ukuntu wese umenye icyo ushaka. Ubundi uroye zeraga ariko gake ndaza kuba ndi sakaze karacyakoze. Yes. Yandi wakora muri phone. Kugira bosi mukara. none we bakozi umusore ubwira ngiye Mwana w'abasore bumvise. umusore yakwita umusore nawe kwishima ntabwo nibutse umusore okay urumva umutwe wawe n'umutima wawe utuje nuje watuye icyo ushaka kuvuga mana uri ruguru mu kirere umwana mwiza nkuriya nibwo yakaje kunanira wamubonye ihoneye Ikizina kireba nyuma z'ikiko. wowe urebye aho amaso yayanduramo Shaka kuzanyicisha. ikoroshe ushaka kugira Ndashaka kugenda ukimuso. bayireka mubwire genda ukazana ibintu by'umuturage ushaka gitobora urabona kiriya cyangwa gikwisura imumeye yashaka kubona y'inzu. urabibuza nabi Ushatse kumeze nk'igisi. Oye reka ibyo ngibyo byakubaho wala bari sugisi wo kwimanza. Namashite. Ndabivuze nyine. Turi boss turi mu kazi. urukundo mama Mike, uramwana uciye kakana nawe ngo reka kwisi kakamutwara Akaye gamutu. kamwe gakunda ari nabonye ko bamujyanye Uyu mwana ni ubyiga ni mwiza. Uza mu kazi kese bitamba. None ufite musugi impeta wo. Murakoze kunama.
bro nanakarambiriye ufise mashini ubona kazi umva se mari sawa ibi ari document gushaka ndaza kubiki wakazi ndabona ariko